Hello friends, welcome back again kuri Patience TV show nk'ibisanzwe. Iyi TV ni yanyu, iyi TV channel ni yanyu. Twese dufatanyije ibintu bizagenda neza kandi no kugenda twungurana ibitekerezo bimwe na bimwe gutyo bafite ibyifuzo tukabiganiraho ibintu bikagenda neza. Hanyuma rero ndagushimiye wowe ugeze kuri iyi YouTube channel ari ubwa mbere nguhaye ikaze, ni karibu cyane kandi ndagushimiye nawe udahwema kureba buri video yose dushyize hanze. Nukuri uri umugisha ukomeye cyane. May God bless you. Imana ibahereza umugisha kubera ko nkuko nababwiye yo medicine mutuma iminsi igenda yicuma gake ko ngenda nganira n'abantu ntago biba byoroshye, ariko nukuri Imana idashyiranirwa ikibahereza umugisha. Nanjye nabyo nanjye ndahari kubwanyu. Ndahari, I'm here. Hanyuma rero niba utameze neza no twakirengagiza yuko hari abantu batameze neza. Niba mutameze neza nukuri Imana yo mu ijuru ibigenze neza kandi biragenda neza vuba, kubera Imana ibintu byose dufashwa n'Uwiteka niyo iduhereza gutuma turamuka, kuba tumeze neza, kuba nta burwayi, kuba so rero nawe utameze neza nago ari igihe cyo kwiheba, ahubwo nukumva ko bigomba kugenda neza vuba cyane. Hanyuma rero tutizimbye mu magambo, uyu munsi tugiye kuganira ku kintu nabonye kitoroshye ku bantu baba muri Amerika. My dear, ku kintu kimeze gute? Ku kintu kitoroshye, ndavuga kuri ngewe wenda n'abandi twagiye tubasha kuganira baba inaha cyangwa se bamaze igihe inaha. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa kubyarira muri Amerika. Kubyarira muri Amerika nshatse kuvuga kuba mama ariko no kuba papa, kubera ko hano muri Amerika ntabwo bivuga ngo umugore niwe urera umwana gusa. Murafatanya ibintu byose murafatanya ibintu bikagenda neza. Gusa impamvu mvuze ngo reka tuganire kuri ikintu cyitwa kubyarira hano muri Amerika, mu gihe maze no ku babyeyi maze guhura nabo, noneho especially kuri ngewe, my dear, mana yanjye we, kubyarira muri Amerika ni imvune. Twagira reka twinjire mu mwandiko. Reka twinjire mu cyanditse. Kubyarira muri Amerika hari aho biri byiza, ariko iyo urebye ku zindi nyungu zindi biba ari danger. Nibyo iyo ubyari hano umwana wawe afite ubwenegihugu bwose, benefits bari nyinshi kabisa, nyinshi. Ko bitavuze yuko nuwabyariye mu kindi gihugu muri Afrika cyangwa se n'ahandi ariko afite umugabo w'umwenegihugu, umwana utagira ubwenegihugu, umwana wawe nawe afite ubwenegihugu. Hanyuma rero ikintu nshatse kuvuga ni iki kubyarira hano mu gihe maze ukuntu ndi kubibona no kubo twaganira nk'uko mbabwira. My dear, ntushobora kugira ahantu ujya uba ugomba kuba uri kumwe n'umwana. Byibuze igihe uvuga ngo umwana abaye mukuru umusize mu nzu igihe yagize imyaka 13, nibwo byibuze wapfa kuvuga ngo umwana wanjye ari safe, ari mu nzu nta kibazo. Naho ubundi kuva umwana akiri agahinja, kuva ukimushyira hasi kugeza umwana agize imyaka 12 na 11 is good, but nago nyine namwe murabyumva umwana bari umwana, none especially hano umwana umva hano umwana bamugira umwana kabisa, urumva. So iyo rero umaze kubyara uba ugomba kuba uri kumwe n'umwana, nta kintu na kimwe ushobora gukora ugakazi kaba gahagaze. Nanjye ubu ngubu ndahanga ngomba kubanza kurera umwana byibuze ku buryo ushobora kuvuga ngo musigiye papa we ari safe nta ribi, ariko ze umwana ufite amezi akahe, ndekereza igihe azajya kugirira umwaka, igihe azajya kugira umwaka umwe n'igice, byibuze ku buryo wavuga ngo ngiye kujya gukora umwana afite imyaka
2 umwe n'igice wavuga ngo ngiye kujya gukora, ariko igihe ari munsi yaho ngaho my dear ntabwo byoroshye, aba ari uwa mama. So hanyuma rero ikintu nabonye aha ngaha kiba kitoroshye hano, nta mukozi mugira ngaragufasha, kandi n'izindi nshingano ugomba kuzitaho zo mu rugo, ugomba kujya muri kira kintu cyo mu rugo, hanyuma warangiza ukagira gute n'umwana akaba ahari. Ntabwo avuga ngo umwana ngo ngiye kuba musize mu cyumba wenda abareba za cartoon, abagira iki n'iki ngo nanjye nze ngira utwo nkora. Umwana ni sakoshi yawe here my dear. Ntabwo nari nzi ko umwana na nyina bashobora kujya kuburana ngo mama yankubise. Umwana akajya kurega mama we ngo mama arankubita, ngo I don't want to be with her, ntabwo nkeneye kubana nawe. Iyo uzi ikintu bakora, baramutwara. Can you imagine? Mwana wibyariye bikoreye. So igihe twebwe tumenyereye iyo turi iwacu, uba ufite ba cousin, uba ufite ba mama wawe, ufite abo muvukana bakagufasha umwana, bakagutekera, bagakora ibiki, bakagufurira, ariko hano nta cousin, nta mama, ntaki, it's just you n'umugabo wawe. Umugabo arajya mu kazi ataha ananiwe, kubera hano urya wakoze kabisa, kurya ni ugukora hano. So ngareba aspendinze ayo masaha ari mu kazi, yaje na stress na za stress zo mu kazi, umunaniro, ugiye guhita umukubitaho umwana bwaraba arimo ararira. Wowe hari ibyo natwe tuba tugomba kugira gute kugiramo impuhwe, ariko ntibivuze yuko batadufasha, especially mine ngewe wanjye rwose aramfasha. Ashobora kuva mu kazi nubwo yaba ananiwe akagira icyo akora vuba mu rwego rwo kugira ngo tubone akanya ku buryo wa mwana duhita tugira gute tumwiyegereza tumurere. Kubera ko nanone suko hari n'ababyeyi babona abana babo bagize amezi 5, 6 bakamufata bakamujyana muri daycare. Nyamara my dear, daycare uburere yahereza umwana wawe nubwo we wamwiherera as a mom biba bitandukanye pe. Ndabwira impamvu daycare nge ntigeze nzibelivinga cyane, kubera ko mfite abonzi byabayeho, mfite little bit experience urumva. Niyo mpamvu twakoze decision umwana nanagira igihe cyuko ngomba kujya mu kazi, tuzajya ibihe na papa we ajya akora ku manywa, ngende gukora nijoro. Kubera ariko buri mwana utihereye uburere akiri hasi, biragora kugira ngo umuhereze uburere noneho yazamutse, biravuna. So rero kubyarira hano muri Amerika ntabwo byoroshye pe, ntabwo byoroshye, kubera ko nindamuga hari ababikora bagahita babyara vuba akavuga ati uyu nguyu wanjye agize amezi 9 cyangwa se umwaka, reka mbe nkubita mundi akabarerera icyarimwe. Ariko hari na wa wundi uvuga ati reka mbe ndetse umwana banza kure, ukajya gukora, wajya gukora ugatangira kuryoherwa n'amafaranga, ugatangira kuryoherwa. Kubera iki? Ntago ibintu byose biba bikenewe mu rugo umuntu umwe byose yabikora ngo abivemo. Hakenewe ibintu byinshi, akeneye gufasha famiye, akeneye gufasha famiye yanjye, akeneye. Hano ibintu byose ni bill. So rero iyo ugize gute, iyo ugiye kwicara iyo myaka yose urimo kurera umwana, hari biba birimo gupfa, kandi nanone abana bakaba bakenewe. So rero ubu nafashe ubwanzuro, niba ngo ngiye kubyara nzahita ntumira umwe wo mu rugo azamfashe buriya umuntu w'iwanyu wagufashije kurera umwana wawe ntabwo ameze nk'uw'inaha, uw'iwanyu amurera nk'aho ari uwe. So rero my dear, ikintu cyitwa buriya abantu binahaye impamvu badakunda kubyara cyane narayibonye. Kubera iki? Aricara agatekereza ati ese nimbyara ndahita nicara mu rugo iyo myaka yose,
nagakwiye kuba ndi kwinjiza ibyo bintu yabiteranya kumva ntibiri kuvamo kavuga ati nzambyara reka mbanze nkora amafaranga supporting family yanjye ubundi noneho nzahite mbyara inyuma hari icyo maze kugera. So rero ugasanga nanone abana barakenewe ugasanga nanone abana barakenewe. So rero ntabwo biba byoroshye igihe maze hano rwose kubyara muri Amerika uhabyarira uri wenyine udafite abagufasha ni imvune ni ingume ndakurahiye. So rero guys rwose abana n'umugisha cyane nta n'umuntu utawifuza kubyara, ariko nimba ugiye kuza muri Amerika ubwo uzaza wiyemeje ngo ndababyarira icyarimwe mbe umumama wo mu rugo ngume mu rugo nicare, cyangwa se banze mbyara uwo nguwo umwe banze nkore ninsoza numvisha udufaranga tumaze kwegerana njye n'umugabo wanjye tumaze kwegeranya nongere mvuge ngo reka nicare nongere mbyare. Naho ubundi bitari ibyo, iyo umaze kubyara bicara mu rugo ukarera umwana. Ntiwasohoka mu modoka umwana umusize, umwana mugomba kuba muri kumwe. Ntabwo wakicara imbere umwana ngo yicaye inyuma, umwana ntabwo wamuterura inaha mu modoka ntibibaho. Umwana ufite intebe yiwe yagenewe yicaramo, aba arimo ararira abashaka ibere. Ubwo niba ashaka ibere urahagarara mubanze umwonze umusubize mu ntebe ye. Ubwo icyo gihe mama ugomba kuba uri iruhande rw'umwana. Ntabwo bavuga ngo ngiye gukora amasuku hanze wenda kuri garden kuri jardin yo hanze ngo umwana umusize hano mu nzu. Umwana ugomba kuzana stroller yiwe mukaba muri kumwe. Ntabwo umwana hano wemerewe kumusiga we nyine ntibibaho. Ngaho nguko rero guys, nguko ubuzima bw'ababyeyi hano ntabwo buba bworoshye. Thank you for watching my video, thank you for being with me. Ndagushimiye wowe warebye video kuva tutangiranye kugeza dusozanyije. Imana iguhereza umugisha. Niba ari ubwa mbere uhageze hasi wakanda subscribe ugakanda no ukazogera kugira ngo buri video yose umuntu asohoye uyuhite uyibona immediately. Hanyuma rero ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda. Bye.